muri Amerika no mu Burayi amadini yatangiye gusoma ibi bitabo bitari muri Bibiliya ngo ariko byanditswe kera, ariko buri gitabo cyose cyagiye cyandikwa gifite inyigisho y'ikinyoma gihagarariye kuko iyo nyigisho yavuze muri Bibiliya. Reka ngire urutonde mbaha. Hari igitabo cya mbere cyitwa Protevangelion, hari ubutumwa bw'ubwana bwa Yesu, the gospel of the infant of Jesus Christ, hari ubutumwa bwa Tomasi, hari ubutumwa bwa Yesu na Abgarus umwami wo muri Edesa. Ibi ngo ni ibintu bitanditse muri Bibiliya. Hari ibintu muzi mwese mwajyaga mwiga ngo Bikira Mariya ngo yagize gutya, ngo ajya kwiyandikisha mu bakobwa bazabyara umukiza, ngo arasezererwa. Iyo nkuru mwese ni muyizi. Warangije ngo umunsi ngo nibwo Gabriel yagize gute. Iyo nkuru abavuga butumwa hafi ya twese twarayigishaga, ukumva ni igitekerezo kiryoshye. Ni inkuru y'Abagatulika yo kugira ngo abantu bumve ko Mariya nawe ntabwo atari yagize. Nta hantu byanditse mu gitabo cyitwa Ibifuzwe byose. Bishake muri Bibiliya nta hantu byanditse. Kuko hagomba kuboneka urwunge rw'amadini rusabira isi umugisha. Abanyapolitike b'isi birirwa bamena amaraso rukabasabira ijuru. Kandi abantu mu gihe Imana ishaka kurimbura iyi si kugira ngo ibimurire mu bwami bw'amahoro mu ijuru izabagarure ku isi yahindutse paradizo, amadini agiye kunyuranya n'iryo hame, asabira abayobozi b'isi kurama no guhoraho. Tugiye kwigana amagambo akomeye afite insanganyamatsiko ivuga ngo intambara hagati ya mwuka n'ijambo n'inzandiko. Ibintu bingahe? Bitatu. Intambara hagati ya mwuka n'ijambo n'inzandiko. Muri Bibiliya tubwirwa neza mu rwandiko rwa kabiri rw'Abatesalonike igice cya kabiri umurongo wa mbere turageza ku murongo wa gatatu. Abigishwa ba Yesu bari bafite amakenga, barebye iteraniro, hari harimo inyigisho yo kugaruka kwa Yesu nk'uko uyu munsi wa none iriho. Ariko nk'uko mubizi, buri gihe iyo hariho inyigisho yo kugaruka kwa Yesu haboneka itsinda ry'abantu bitwa abakobanyi. Bakobana berekana ko impamvu zo gutegereza zitagize gute, zidahari. Ni nako rero muri iki gihe cy'intumwa mu byerekeranye n'imyiteguro, intumwa zifuje kwerekana imbaraga izarwanya umurimo, ariko intumwa zirangije Pawulo yandikira Abatesalonike abagira inama y'ikintu nifuza ko uyu mugoroba nje nawe twitaho kugira ngo agakiza kacu tugagumane. Umurongo wa mbere w'igice cya kabiri urwandiko rwa kabiri rw'Abatesalonike. Turabinginga bene data kubwo kuzaza k'umwami wacu Yesu Kristo no kuzamuteranirizwaho kwacu. Hari ubwo niwe uzamanuka agakandagira ku isi, cyangwa abari ku isi bose bazazamuka bateranirizwe kuri we. Amen. Pawulo yarakomeje aravuga ngo kugira ngo mutanamuka vuba. Kunamuka ni iki? Kunamuka ni ukuba ibyiringiro wari ufite, ibyo wari utegereje, n'ibintu wari uhanze amaso byari byaragutwaye ingamira. Uko bwira n'uko bukeye ugenda ugabanya imbaraga z'uburyo ibyo bintu wabyumvaga, ibyagufashaga, ibyo wizeraga, n'ibyo wumvaga ari byo makiriro yawe. Ibyo nibyo Bibiliya yavuze ngo kunamuka. Kugira ngo mutanamuka vuba mukava mu bwenge cyangwa ngo muhagarike imitima. Yesu muri Luka igice cya 21 yavuze indwara izabiriho mu minsi y'imperuka, yuko abantu bazagushwa igihumure no kwibwira igenda kugira gute, igenda kubaho. Ijambo ry'Imana turibona rigira inama kandi ryongera imbaraga abategereje kugaruka kwa Yesu, ribabuza kunamuka, ribabwira kuguma mu bwenge. Nimugoroba twaraye tubonye icyigisho gikomeye, aho twabonye yuko nk'uko kuvuka kwa Yesu kwamenywe n'abanyabwenge, ni nako no kugaruka kwe kuzamenywa n'abanyabwenge. Ariko nabahe banyabwenge? Bibiliya bivuga neza, nabubaha Uwiteka bakababera ubwenge, kandi barangiza kuva mu byaha bikabahindura abantu babasha kureba. Twaraye rero tubonye mu Befeso igice cya 5 umurongo wa 13 kumanura, aho Pawulo yanditse arangije aravuga ngo kandi mugire ubwenge mu bintu byose murimo gukora, mugende nk'abanyabwenge ntimugende nk'abatagira iki, ubwenge. Abo bantu rero hano nanone mu bigendanye no kugaruka kwa Yesu, iri somo rirongera riragarutse kugira ngo mutanamuka vuba mukava mu bwenge. Kimwe mu bintu bibabaje
muri iki cyigisho cy'uyu mugoroba nagira ngo nganire namwe, ngiye kubereka ibintu bidasanzwe, ngiye kubereka intambara zirimo gukorwa, abantu bakava mu bwenge ariko Satani akabashuka ko aribwo bagize iki? Ubwenge. Ikindi kintu gikomeye kugira ngo mutava mu bwenge cyangwa ngo muhagarike imitima, naho mwaba mubitewe, ibintu bitatu Pawulo yavuze bishobora gutera abantu kunamuka, ibintu bishobora kuzakura abantu mu bwenge, ibintu bishobora kuzahagarika abantu umutima, bigatuma gutegereza kwabo kugira ikibazo. Yaravuze ngo naho mwaba mubitewe n'umwuka, icyo ni icya mbere, cyangwa n'ijambo, icyo ni icya kabiri, cyangwa n'urwandiko rukekwa ko ruvuye kuri twe. Rugira gute? Rukekwa. Hari umwuka, hari ijambo, hakaba n'iki? N'urwandiko. Iri jambo ryitwa urwandiko twari turigarutseho cyane mu cyigisho cya nimugoroba washize. Ibi bintu bitatu rero nibyo bizakoreshwa kugira ngo ibyiringiro by'abategereje bitenebuke, ariko nshimira Imana yuko itorero ryubatse ku Mana ntirizahungabana na hato. Pawulo arangije aravuga ngo urwo rwandiko rwaba rukekwa ko ruvuye kuri twe bihamya yuko umunsi w'umwami wacu umaze gusohora, ntihakagire umuntu uboshya uburyo bwose. Turiho mu gihe hagiye kuboneka koshywa k'uburyo bugize gute? Bwose. Bibiliya igakomeza ngo kuko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutabanje kubaho, kandi urya munyabugome atarahishurwa ari we mwana wo kugira gute? Wo kurimbuka. Hari ibintu rero bibiri hano Bibiliya ivuze. Icya mbere, hagomba kubaho kwimura Imana. Icyo ni icya mbere, kwimura Imana. Himura Imana abantu bigeze bayimika mu mitima yabo, ubwami bwigeze kugerageza gusa naho bwimika Imana, nibwo bwakoresheje imbaraga ngo buyimure buyoboye isi, aribwo bw'Abaroma. Mu gihe cy'ububasha bw'Abaroma, mu gihe bagombaga kuba barimo guhindura amategeko, barimo guhindura ibyategetswe, barimo gusiribanga ubuturo bwera, mu gihe bazaba batuka Imana mu buryo butaziguye, icyo gihe nicyo kwimura Imana kuzagira gute? Kuko kwimura Imana kugomba kuboneka ari uko wa munyabugome amaze kugira gute? Guhishurwa. Nyuma rero yo gutangira umwaka wa 538 ubupapa butangiye, byatwaye imyaka myinshi kugira ngo ubu bupapa buhindure ibintu byinshi abantu basengaga, kandi muri iyo myaka bwagerageje gushaka umwuka, ijambo n'urwandiko bigomba gutuma abantu bimura Imana. Niyo mpamvu Imana imaze kubona bizambye guturuka mu kinyejana cya 16 mu mwaka w'1520 gukomeza, Imana yemeye yuko haboneka Martin Luther, imuha ibyanditswe byera bitavangiye. Ibi byanditswe byera byari bifite ububasha bwo kumuhanira gukiranuka no kumwemeza ibyaha bye, kugira ngo Martin Luther abashyitse afite ibimukwiriye byose ngo atangize ubugorozi. Amen. Icyakurikiyeho nta kindi, yasabye ko haboneka impinduka, baranga, afata umwanzuro wo gusohoka muri kiliziya. Kuva icyo gihe rero kiliziya nanone yatangiye urundi rugamba, ariko urugamba rukomeye ni urugamba rwabaye guturuka mu 1600 kugeza mu mwaka w'1800, aho hari harimo kwitabazwa ibitabo bishyashya, hari harimo kwitabazwa inzandiko abantu batazi aho zivuye, aho harimo kwitabazwa imisengere ivanze n'amarangamutima, kugira ngo ibintu byose byatuma Kristo agaruka agasanga itorero rye ridafite inenge n'umunkanyari, ibyo bintu bizabe byavuyeho. Reka nongere mbibutse yuko muri uyu mugoroba nagira ngo mbabwire ikintu kidasanzwe. Imana yaduhaye Bibiliya, ijambo ryayo, ndetse Bibiliya ivuga ko ibishwe n'iby'Uwiteka ariko ibyahishuwe ni ibyacu n'abana bacu. Ijambo ry'Imana niho Imana yahishuriye imico yayo. Ariko nagira ngo mbabwire ngo nyuma y'igihe ubupapa bumaze kumenya yuko ibyanditswe byera ari byo bishyitse kandi bifite umumaro wo gutoza abantu b'Imana imico y'Imana bakiri mu isi, kandi kubwo kubura ibihamya byo gucecekesha Martin Luther, kubwo kubura ibihamya byo kuvuga ibigendanye no kugaruka kwa Yesu,
hatangiye kwitabazwa ibindi bitabo. Ibyo bitabo bivugwa yuko ari ibindi Bibiliya yanditswe, hakagira ibintu bisigara muri ibyo bitabo. Nagira ngo mbabwire yuko muri ibyo bitabo uyu munsi wa none harimo haravugwamo inzandiko, harimo haravugwamo ibitabo birimo kuza kugira ngo bisenye imitwe y'abantu n'amasomo bari bubatse kuri Bibiliya. Ndetse muri Amerika no mu Burayi amadini yatangiye gusoma ibi bitabo bitari muri Bibiliya ngo ariko byanditswe kera, ariko buri gitabo cyose cyagiye cyandikwa gifite inyigisho y'ikinyoma gihagarariye, kuko iyo nyigisho yavuze muri Bibiliya. Reka ngire urutonde mbaha. Hari igitabo cya mbere cyitwa Protevangelion, hari ubutumwa bw'ubwana bwa Yesu, the gospel of the infant of Jesus Christ. Hari ubutumwa bwa Tomasi, hari ubutumwa bwa Yesu na Abgarus umwami wo muri Edesa. Ibi ngo ni ibintu bitanditse muri Bibiliya, ngo ariko ngo bakoze ubushakashatsi nyuma bakagira gute, bakabigeraho nyuma y'uko Bibiliya yandikwa. None ngo ni ibintu abantu bakeneye gusoma, abantu barimo kwiga za teoloji muri aya madini yo hanze arimo kuvuka, barimo barabibaha kuko bifashe bimwe mu byanditswe byera byavuze, ariko buri kintu cyose gifite ihame ry'ibintu amadini menshi arimo kwizera ariko babuze aho bakomora. Hari ubutumwa bwa Nikodemu, buriya ngo nawe ngo yanditse ubutumwa. Ubwo butumwa ngo ntabwo bwashyizwe muri Bibiliya. Hari ubutumwa bwa Pawulo yandikiye itorero ry'i Laodikiya. Dusanzwe tuzi mu byahishuwe ko ari bwabuze, ariko aba bavuga yuko Pawulo hari urundi rwandiko yandikiye abantu b'i Laodikiya, uru narwo bashyizemo andi manyanga. Hari urwandiko ngo rwa Pawulo yandikira abantu b'i Seneka. Hari urwandiko Pawulo yandikira abantu bo muri Tekla. Hari ubutumwa bw'intumwa Clement. Hari ubutumwa bwa Barinaba. Ubwo Barinaba wa undi muzi ngo nawe yaranditse ngo ibitabo bye ntibyashyirwa muri Bibiliya. Hari ubutumwa bwa Ignatius cyangwa se Inyasi wo mu Efeso. Uyu bamwita yuko ari umwe mu bantu babanje itorero, ariko ni umuntu bashakiyeho amateka kugira ngo bafate ibintu bimwe na bimwe mu byo Kiliziya yizeraga babyandike bavuge ko byabayeho icyo gihe. Noneho ikindi kintu gitangaje, hari ubutumwa bwa Trajanus. Hari ubutumwa bwa Inyasi yandikiye i Roma. Hari ubutumwa bwa Inyasi uyu nguyu yandikiye abantu b'i Philadelphia. Hari ubutumwa bwa Inyasi yandikiye abantu b'i Simuruna. Hari ubutumwa bw'Inyasi yandikira Polycarp. Mujye musoma mu gitabo kimwe gutya. Ibi byose rero ni ibitabo byanditswe ikiganza cya Mwuka Wera, atari cyo kiyoboye abantu. Kubera iki? Ibindi byanditswe byose nimusoma muri Bibiliya neza, mu bindi byanditswe byose Petero yabivuze neza. Yaranditse mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 20 arandika ngo, ariko mubanze kumenya yuko ari nta buhanuzi bwo mu byanditswe bubasha gusobanurwa uko umuntu wese yishakiye, kuko ari nta buhanuzi bwazanywe n'ubushake bw'umuntu, ahubwo abantu b'Imana bavugaga ibyavaga ku Mana bashobewe nande? Na Mwuka Wera. Reka nongere mbabwire yuko igitabo cy'ibyahishuwe cyanditswe na Yohana mu mwaka w'ijana muri za 90 nta gukomeza, kandi icyo gitabo gisoreshwa ijambo amena, kubera yuko Imana yari ibizi yuko Satani azakorana ubuhanga kugira ngo ibyanditswe byera abirwanye. Isomo risoza igice cya 22 cy'ibyahishuwe riravuga ngo, uwumva wese, umurongo wa 18, uwumva wese amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo ndamwamiriza nti, nihagira umuntu uzongera kuri yo, Imana izamwongeraho ibyago byanditswe muri iki gitabo. Kandi nihagira umuntu ukura ku magambo y'igitabo cy'ubuhanuzi, Imana izamukura ku mugabane wa cya gitabo. Igitabo cya Bibiliya gisozwa n'imirongo ibuza umuntu kuzagira ibindi bintu yivumburira ngo yongeyeho. Ariko uyu munsi wa none amagambo menshi arimo kuvugwa, ibitekerezo byinshi birimo gutangwa, abantu barimo baravuga yuko ari ibintu byanditswe, ariko abantu bandikaga Bibiliya bakagenda babyibagirwa. Ariko ni uburyo bwiza Roma ishaka gukontorora aya madini arimo kuvuka kugira ngo vino yayo ikomeze isindishe amahanga. Bakomeje bandika ibitabo, bitabaza ikindi cyitwa umushumba w'Hermas. Iki nacyo ngo ni igitabo cyatakaye kivuga ibaruwa Herode yandikiye Pilato.
noneho bakavuga nanone niba ari uwa Pilato yandikiye nde Herode mu rupfu rwa Yesu. Ibyo bintu ntabyo tuzi, ariko ni amanyanga. The lost gospel of Peter. Noneho hari n'ubutumwa bwatakaye, hari ubutumwa bwiza bwatakaye bwa Petero. Noneho twarangiza tugakomeza, biratangaje cyane. Bavuga yuko hari n'ikindi gitabo ngo bavumbuye cyitwa Forgotten Books of Eden. Ni igitabo ngo kivuga ibya Adamu na Eva, ngo ariko ngo cyatakaye, ibintu bitari muri Bibiliya. Aho rero niho barimo gushaka guhindura ino Bibiliya kugira ngo bagerageze bavangemo n'ibyo bintu bavuga ko byavumbuwe ngo by'igitabo cyanditswe. Noneho muri ibyo bintu rero ngo harimo intambara Adamu na Eva bahanganye na Satani. Noneho bakavuga yuko ngo hari amabanga ya Enoki. Murabizi Enoki uwo tuvuga twe wagiye mu ijuru, bo bavuga yuko yanditse, ngo ariko ngo ibintu yanditse bakavuga yuko ngo yari amabanga akomeye. Ariko kimwe mu bintu bitangaje, mwari muzi ko muri ibi bitabo barimo kuvuga ngo byanditswe kera harimo ubupfumu bukoreshwa n'amatsinda, arimo ayitwa za Illuminati, amatsinda arimo aya matsinda yandi yose akorera mu ibanga. Biratangaje, ubukristo n'ubupfumu bigiye guhurizwa hamwe mu buryo abantu batazapfa bamenya. Iyo umuntu yicaye agatera indirimbo akaririmba ngo ntutangazwe n'ibi turimo, ibi nibyo twigiye kubagize gute, kubatubanjirije banditse. Muri uyu mugoroba nagira ngo nkubwire yuko noneho bavuga yuko hari na Zaburi ya Salomo. Hari Zaburi ya Salomo ngo itaranditswe, hari ibaruwa y'uwitwa Aristeyasi, hari ibitabo by'Abamakabe, bakavuga igitabo cya 4 cy'Abamakabe, harimo ubutumwa bw'abakurambere 12. Ibi byose ngo ni ibitabo byagize gute, byanditswe. Ariko iyo urebye usanga noneho baragiye bagera ku zindi nzandiko. Hari urwandiko rwa Barnabasi. Ibi byose ni ibinyoma. Hakaba ngo ubutumwa bwatakaye bwanditswe nande na Yuda. Ubu butumwa ngo bwatoraguye mu 1970. Ariko inyigisho ziburimo ni iz'abita abagnostic. Abangaba bavuga yuko bigisha inyigisho zirwanya ubumana bwa Kristo cyane. Noneho muri ubu butumwa bwa Yuda bavuga yuko Yuda ngo yabambishije Yesu, ngo kubera ko Yesu yari yabimusabye ngo kandi amwumvire. Umuntu wese agomba kumvira nde shebuja. Kubw'ibyo rero biragaragara yuko Yuda nta cyaha yagize gute, nta cyaha yakoze, yumviye shebuja. Kandi ngo shebuja yari yamusabye ngo mu rupfu niho Imana iri bwungukire. Kubw'ibyo Yuda rero ntabwo yakoze ikosa, ahubwo yorohereje Imana umurimo. Ariko murumva ibyo bintu. Ikindi kintu gikomeye muri ubu butumwa bavuga yuko Yesu yashakanye na Mariya Magadalena. Muri iki gitabo nta hantu byanditse muri Bibiliya, nta mateka y'Abisiraheli abivuga. Ni ibintu Kiliziya yandikishije abanyabwenge batemeraga Imana guturuka mu mwaka w'1500 ubuprotestani butangiye. Kuko hari Martin Luther yarababwiye ati ndemera kwikosora nimuramuka munyeretse ibi bintu mukora ahantu bikomoka mu ijambo ry'Imana. Barahashaka barahabura, bitabaje uwitwa Ignatius Loyola washinzwe umuryango w'abajesuite kugira ngo ashyireho uburyo bwatuma Kiliziya witabara. Hari abadokiteri 2 bashyizweho bashaka uburyo bandika, bacurika ubuhanuzi bw'ibyahishuwe tuzabireba. Ibi byose yari intambara yo kugira ngo abantu bizere ko bari kuri fondasiyo nzima. Kimwe mu bintu bibabaje rero uyu munsi wa none mujya mwumva ngo Yesu ngo yabyaye umwana, ngo hari umwana yasize ku isi, ngo nuko ngo amateka yamuhishe. Ibi bintu byose ni ibintu bitanditse mu bitabo by'Abaheburayo, ni ibintu birimo kwandikwa muri ibi bitabo. Intumwa zirangije ziravuga ngo nyamuneka ntitwifuza ko muzava mu bwenge ngo munamuke, niyo mwaba mubitewe n'umwuka cyangwa se ijambo cyangwa urwandiko bikekwa ko bivuye hehe kuri twebwe. Ijambo ry'Imana riratangaje. Hari ubutumwa bwa Tomasi, ubu butumwa nabwo ngo bwaratakaye. Hari ubutumwa bwa Mariya, ubwo nabwo ngo bwaratakaye. Noneho bakavuga yuko igitabo cy'ibyahishuwe kidakwiye gukurikizwa ari cyonyine, kubera yuko hari n'ikindi gitabo cyatakaye cyitwa ibyahishuriwe Petero. Petero nawe ngo yagize gute? Ubu bwose ni uburyo bwo kurwanya ijambo ry'Imana. Nagira ngo mbabwire
ijambo ry'Imana riratangaje cyane. Bibiliya Martin Luther yagiye arafata arasoma amenyeramo umucyo w'ijambo ry'Imana mbere yuko atangiza abaprotestani. Yari Bibiliya igizwe n'ibitabo 66, ariko nyuma ye byasabye ko Bibiliya yongerwamo ibitabo. Ibi bitabo babyita apokrifa. Apokrifa byasobanuraga iki? Ni ibitabo Kiliziya yitabaje kugira ngo ihangane n'inyigisho z'abagorozi. Ariko mwari muzi yuko umubare munini w'abapasiteri, umubare munini w'abavugabutumwa, umubare munini w'ibintu biba byanditse kuri interinete abantu b'injiji bapfa kugwamo, byinshi bikomoka muri apokrifa. Hari ibintu muzi mwese mwajyaga mwiga ngo Bikira Mariya ngo yagize gutya, ngo ajya kwiyandikisha mu bakobwa bazabyara umukiza, ngo arasezererwa. Iyo nkuru mwese nimuyizi. Barangije ngo umunsi ngo nibwo Gabriel yagize gute. Iyo nkuru abavugabutumwa hafi ya twese twarayigishaga, ukumva ni igitekerezo kiryoshye, ni inkuru y'abagatulika yo kugira ngo abantu bumve ko Mariya nawe ntabwo atari yagize. Nta hantu byanditse mu gitabo cyitwa Ibifuzwe byose. Bishake muri Bibiliya, nta hantu byanditse. Apokrifa bashizemo ibitabo, buri gitabo cyose cyari gifite inyigisho y'ikinyoma gihagarariye. Harimo igitabo cya Tobiya, harimo igitabo cya Yudita, harimo igitabo cya Esteri. Harimo Esteri, ntabwo ari cya kindi dufite, ni ikindi cya Esteri ariko gifite uburyo gisenya cya kindi cya mbere. Harimo igitabo cy'ubwenge, harimo igitabo cya mwene Siraki, harimo Baruki, harimo ibaruwa nshyashya ngo yatoraguye y'umugabo witwa Yeremiya, harimo isengesho rya Zariya, harimo igitabo cyitwa Suzana, harimo igitabo kivuga ngo Beri n'ikiyoka, harimo abamakabe ba mbere, abamakabe ba kabiri. Izi ni intambara Abisirayeli barwanye, barwanisha ishyaka ritava hehe? Mu bwenge. Ubundi intambara zose abayuda barwanye zifitanye isano n'intambara tuzarwana mu buryo bwa mwuka, zose Imana yagize gute? Yarazanditse. Ariko intambara zidafitanye isano no guhinduka k'umutima w'umuntu, izo ntambara Imana ntiyigeze yemera yuko zandikwa. Ngiki cyatumye abamakabe ibitabo byabo bitinjira mu ntambara. Harimo Esdras, harimo isengesho rya Manase, harimo Zaburi 151 yatoraguwe. Mureba aho mugarukira, iyi ngo ni iyindi yatoraguwe. Harimo abamakabe ba gatatu, harimo Esdras wa kabiri, hakaba n'abamakabe ba kane. Urwandiko rwa kane igitabo cya kane cy'abamakabe. Muri ibi byigisho nko mu bamakabe, muri mwene Siraki hajya harimo inyigisho zishyigikira purigatori, gusengera umuntu yapfuye ukamutangira amafaranga kugira ngo ababazwe byoroheje. Harimo intambara abaroma, uburyo bagiye bazukira muri aba bantu b'Abagiriki, ariko izo ntambara bakazizanamo ubucakura ku buryo utapfa kubyumva. Reka ngire ikintu mbabwira, kuko Imana ishaka gukiza imitima, abantu bagomba kubanza kwiga, bamara kwiga bakumva, bamara kumva bakizera. Ni nako na Satani nawe ashaka gukoresha inzandiko, abantu bakazumva, bamara kuzisoma bakazumva, bamara kuzumva igihe kikazagera bakazizera. Nibamara kuzizera rero, ibyo bizeye mbere bizahanagurwa n'ibyo bizeye ryari? Nyuma. Ubu rero isi yose, amadini, abavugabutumwa, abapasiteri bari mu rugendo rwerekera kwimura Imana bari bayimitse. Nta kintu Imana yaduhishe. Ariko ibi biratangaje cyane. Reka nongere mbabwire ibitekerezo bibiri bya Bibiliya nkunda, nifuza yuko buri muntu wese azasoma yitonze. Ni mu gitabo cya mbere cy'Abami. Ibi bitekerezo bibiri, igitekerezo cya mbere ni igitekerezo dusoma mu gitabo cya mbere cy'Abami, igice cya 13 guturuka ku murongo wa 11. Umuhanuzi utumviye itegeko ry'Imana yishwe n'iki? Yishwe n'intare. Ibi bintu nibyo bigiye gusohorera ku bantu b'iki gihe. Uyu muhanuzi yabwiwe n'Imana kujya kuvuga ubutumwa, ariko ntarye ntanywe kandi ntarare aho yari yagiye. Ariko ikintu gitangaje nuko nyuma yaho ku murongo wa 4 yaje guhura n'umusaza w'umuhanuzi. Ariko Bibiliya ntivuga ko ari umuhanuzi w'Imana, gusa ivuga ko ari umusaza w'iki? W'umuhanuzi.
iyo umuntu avuze ati ndakwemera wowe uri umuntu w'umusaza, aba avuze ku bwenge cyangwa ubucakura. Mu mvugo y'iki gihe umuntu iyo akurebye akavuga ati uri umuntu wanjye wenda kwemera uri umuntu w'umusaza, aba ashatse kuvuga imyaka, harya aba ashatse kuvuga yuko ufite ubwenge bugendanye no gukura kwawe cyangwa no gucakura. Uyu muhanuzi yiswe umusaza, yitwa umuhanuzi ariko ntiyiswe w'Imana. Arangije umurongo wa 15, uyu musaza yaragiye abaza wa muhanuzi ati mbese ni wowe wa muntu w'Imana waturutse i Buyuda? Nawe ati ni njyewe. 15 aramubwira ati ngwino dusubirane muhira ufungure. Aramusubiza ati sinemererwa gusubiranayo nawe, ngo tujyane iwawe kandi aha sindi buhasangirire nawe ibyo kurya simpanywa n'amazi. Hari ikirere Imana ibona ikabona abantu bayo bakwiye kucyitondera. Ntiyemere yuko bahanywera amazi y'iby'umwuka, ntiyemere yuko baharira, ntiyemere yuko ibitekerezo byabo bitinda kuri icyo kintu. Iki kintu mucyumve. Bijya biba ngombwa yuko Imana idashobora kwemerera ubwoko bwayo kujya ahantu buri bwigishwa inyigisho z'ibinyoma, ahantu bari bumwe ku isoko yatobamye, ahantu abantu b'Imana ibitekerezo byabo biri bwangirikire. Imana itanga itegeko ko uzaza uhaca ntunarunguruke ibyo barimo. Iryo ni itegeko dufite riri imbere yacu. Ariko ni bangahe bafite amatsiko barimo kujya kureba imisengero irimo kwaduka? Uyu muhanuzi nta kindi yakoze. Arangije kubimubwira, murongo wa 17, wa muhanuzi w'Imana yongeraho amagambo akomeye, aravuga ngo kuko ibyo bintu nkubwiye nabibwiwe n'ijambo ry'Uwiteka. Amen. Nabibwiwe n'ijambo ry'Uwiteka, niyo mpamvu ntashobora kunyuranya n'iki ijambo ry'Uwiteka ryavuze. Ngo ne kurira ibyo kurya cyangwa kunywera amazi aho, kandi sinzasubize inzira yanzanye. 18 nawe wa muhanuzi w'umusaza w'umunyamanyanga nawe aramubwira ati nanjye ndi umuhanuzi nkawe, kandi marayika utumwe n'Uwiteka avuganye nanjye ati jya kumugarura umujyani iwawe arye kandi anywe, ariko yaramubeshyaga. Nicyo gituma dukwiriye kwita ku byo twumvise kugira ngo tudatembanwa tukagira gute. Abaheburayo igice cya 2 umurongo wa 1. Nanjye ndi umuhanuzi w'Imana nkawe. Erega natwe iwacu turasenga nk'uko musenga. Erega natwe buriya Bibiliya natwe turayemera nubwo dufite ubundi buryo. Erega humura, icy'ingenzi ni ukuza. Erega Imana ibera hose icyarimwe nta n'ahantu ibitari. Uyu muhanuzi yari yabwiwe ikintu n'ijambo ry'Imana, ariko Satani yakoresheje amanyanga yitwa marayika w'Uwiteka yavuganye nani. Mbega umubare w'abantu barimo kujya ku maradiyo n'amateleviziyo bavuga yuko bavuganye na marayika. Ikibazo wakwibaza muri uyu mugoroba ni ikibazo cyerekana uburyo Korowani yerekana yuko Muhamadi ubuhanuzi yahawe no kugira ngo yandike Korowani, ko ari ibyo yamanuriwe kandi byose yabibwirwaga na marayika nde Gaburiyeli. Ikibazo rero ni kimwe. Gaburiyeli waje guteguza Mariya ko azabyara umwana. Gaburiyeli agasubira mu ijuru akagaruka n'izina rya Yesu yuko azitwa Emanueli. Bivuze ngo Imana yamanutse iza mu bantu. Ni gute yari guhura na Gaburiyeli ntamubwira amateka y'ibyari byarabaye mu mwaka wa 30, mu mwaka wa 3 n'uwa 4? Ni gute Gaburiyeli atigeze asobanurira Muhamadi umuzuko wa Yesu wabaye mu mwaka 31 n'uburyo ko Gaburiyeli ibyanditswe byera bitwereka ko ari we waje kuzura nde? Waje kuzura Yesu. Mwitonde. Ijambo ry'Imana, ibyanditswe byera bigiye gukurwaho n'amayerekwa n'abantu bavuga ko bavuganye n'Imana mu buryo butaziguye, n'abantu bavuga yuko marayika, reka njye kimbabwira, ubundi marayika yakubwira ikintu kikanyurana n'iki Imana yavuze? Oya. Igihe Yohana yahuraga na marayika, igitabo cy'ibyahishuwe, tugaruke mu gitabo cy'ibyahishuwe gatoya. Ahangaha Bibiliya iratangaje cyane. Igitabo cy'ibyahishuwe igice, murebe mu gice cya 19, Yohana yagize amatsiko, anezezwa cyane
no kubona uwo mumarayika wari uri kumwe nawe, maze arangije yumva agize amatsiko yo kumupfukamira ngo amuramye, kuko uyu mumarayika yari yaramweretse ibintu byinshi cyane. Umurongo wa 10 w'igice cya 19 cy'ibyahishuwe, Yohana ubwo yari yandikiye aravuga ngo nikubitira hasi imbere y'ibirenge bye kumuramya, ariko arambwira ati reka da, ndi imbata mugenzi wawe kandi ndi mugenzi wa bene so bafite guhamya kwa Yesu Imana bari usenga, kuko guhamya kwa Yesu ari umwuka w'iki w'ubuhanuzi. Marayika waje gusobanurira Yohana ni wa mumarayika wajyaga uza gusobanurira nde Daniyeli, ni wa mumarayika wagiye gusobanurira ba Ezekiyeli. Uyu mumarayika ni wa mumarayika wagiye atanga ubuhanuzi mu bihe byahise, kugeza mu gitabo cy'ibyahishuwe gisoje atarahindura icyo Imana yamubwiye. Imana ni ikwiye gusengwa yonyine. Ibi bintu biratangaje. Igitekerezo cya mbere ndakibabwiye, umuhanuzi w'Imana arapfuye, amaze gupfa intare iramwishe. Bibiliya mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 5 umurongo wa 8 ikavuga ngo mwirinde Satani uzerera nk'intare yivuga ishaka kugira gute iconshomera. Reka mbabwire yuko Satani ahagaze mu nzira, kandi umuntu w'umunyabute mu gusoma, umuntu w'umunyabute mu gusenga, umuntu uhuzagurika ntiyubake ku byera kandi byera cyane, uyu nguyu urugendo ntazarusoza. Uyu muhanuzi bye birarangira. Ikosa yakoze ni irihe? Ni ukutamenya ibintu by'Imana yamubwiye. Ibintu Imana yamubwiye n'itegeko yamubwiye arifite mu mutwe, ariko kurishyira mu bikorwa abivuyeho kubera ko abwiye yuko Imana yahinduye ibyo yari yavuze. Igitekerezo cya kabiri kiri muri icyo gitabo cy'Abami ni igitekerezo kiri mu igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 22. Ahabu na Yehoshafati bajya inama zo gutabara. Ahabu umwami w'umugome ufite umugore mubi, twaraye tubwize nimugoroba, arangije abona gutsinda nta kibishobora, abona asigaye arwana ntaneshe, kandi muri we n'umutima nama we umwemeza yuko atari kumwe n'Imana. Rero nagira ngo mbabwire muri uyu mugoroba, iyo tutari kumwe n'Imana, intambara twajyaga dutinyuka kurwana tugeraho tukazitinya kuko tutari kumwe n'Imana. Arangije yifuza guhuza nande, yifuza guhuza n'umuntu w'Imana witwaga Yehoshafati, wa wundi wajyaga ujya kurwana akabanza akaririmba, wa wundi wajyaga ugira ikintu ajya gukora cyose akabanza akavuga ati Imana mbwira icyo nkora. Aha barabanza mwica mu mutwe. Mu gitabo cy'Ingoma Bibiliya ivuga yuko Ahabu hari ikintu cya mbere kibi yakoze, yarabanje ashingira nde? Ashingira Yehoshafati. Bamaze rero kubana aramubwira ati rero urabizi tuzaza dutabarana, ingabo zawe ubwo zizabizande izanjye. Muri ino minsi hariho gushyingirana ku buryo budasanzwe, hariho gushyingirana hagati ya politike z'isi n'amadini, hariho gushyingirana hagati y'abana b'Imana n'abana ba Satani. Ibintu birimo birivanga cyane. Niyo mpamvu ikintu cyakozwe mu itangiriro igice cya 6 abantu bagombaga kumvira kujya mu nguge cyangwa bakarimbuka. Ni nako uyu munsi wa none Imana yamaze gutegura inguge ariyo yitwa Yesu Kristo, kugira ngo ubwo hamaze kubaho kwivanga kw'ikinyoma n'ukuri, kwivanga kw'abanyabibi n'abeza, abana b'ubwami bubiri butajya buhuza bakaba barimo gushaka gushyingirana, hagomba kubaho gutandukana. Ahabu arangije akimara gushyigikira uwo mugabo aramugurira amufata neza. Murebe mu gitabo cya 2 cy'Ingoma umutego ukomeye yaguyemo. Igitabo cya 2 cy'Ingoma igice cya 18. Igitabo cya 2 cy'Ingoma igice cya 18. Igitabo cya 2 cy'Ingoma igice cya 18 harimo amagambo adasanzwe cyane. Umurongo wa mbere, Yehoshafati yari atunze cyane, afite icyubahiro gikomeye. Bukeye aba ba mwana wa Ahabu, nuko hashize imyaka aramanuka Gisamariya kwa Ahabu. Ahabu abagira Yehoshafati n'abantu bari bari kumwe nawe inka n'intama nyinshi cyane, aramushukashuka ngo batabarane i Ramoti na hehe ni Galeyadi. Ahangaha muri iki gitabo bavuga neza, umva reka ngikintu mbabwire. Ibi bintu Ahabu yakoze ni nabyo bintu isi igiye gukora ku bana b'Imana kugira ngo binjire muri dosiye zitabareba.
Bibiliya rero nuyisoma jya ugerageza ujye mu bitabo byose. Murabona hariya twari turiho batubwiraga ngo baricaye, muranyumva neza, baratabarana, ukagira ngo ni abandi babiri basabye ko bazatabarana. Ariko hano mu ngoma bahise babisobanura neza, bavuga yuko Yehoshafati yararangaye, baramurangiza, asigara ajya mu ntambara zitagize gute, zitamureba. Hari ibintu byinshi tujyamo ukabona ntabwo ari ibyacu. Umuntu akaba ari ku ruhimbi, ariko ukajya kumva ikibwirizwa cyabaye politike, ntabwo ari ibyacu, hari ababyerejwe. Twisubirire muri cya gitabo rero, igitabo cya mbere cy'abami. Twari tugiye mu gitabo cy'ingoma kugira ngo tuvumbure amanyanga yabaye, kugira ngo aba bami babe inshuti. Noneho tugarutse rero Ahabu na Yehoshafati mu gitabo cy'abahanuzi n'abami bavuga yuko nyuma umwuka w'Imana yaje kumwereka ko yagize amasezerano adakwiriye, ariko kubera ko yararahiriye abwira Imana tuzambe hafi mu byo nzajyamo. Ariko Yehoshafati abwira Imana ati, Imana nubwo namaze kugwa muri uyu mutego byarangiye, uzandinde gutandukana n'ijambo ryawe. Amen. Reka n'ikintu mbabwire, kuba habayeho kwibeshya, kuba habayeho gucanganyukirwa ukagwa mu kibazo ni bimwe, ariko jya usezeranira Imana yuko ushaka kumvira ijambo ryayo mu minsi isigaye, Imana izabigukorera. Arangije Imana nta kindi yakoze, yamuhaye ubushishozi. Igihe rero bari bagiye kujya gutera, Ahabu yateguye abasirikare, Yehoshafati araranganya, yibuka yuko yahigiye Imana ko atazigera arwana atazi ko Imana bari kumwe. Arangije ahamagara umwami, aramubwira ati, ariko ni gute tujya kurwana? Njye ntabwo nabimenyereye kurwana ntari kumwe n'Imana. Hamagara abahanuzi tubabaze uru rugamba uko ruza kugenda. Haza abahanuzi b'abesikoro, abanyamanyanga, abantu bari bazwi ibwami ariko ijuru ritagize gute, ritabazi. Mbega uburyo abantu nk'abo ngabo buzuye muri ino migi yacu, abita abakozi b'Imana, abantu banize amajwi, abantu bahora bajya mu ngo z'abagore badafite umutima, babashuka gutanga ibyabo no gutanga umwanya wabo no gutanga imibiri yabo. Icyakurikiyeho nta kindi, Ahabu abahamagaje baraza. Yehoshafati nk'umuntu wari umaranye iminsi n'Imana, wari wamaze kumenya intege nke ze, ariko akihana Imana ikamuhumura amaso, arabitegereza mu maso yabo n'akavuyo kabo n'ibintu barimo gukora, abona abo bantu ntibaherukana n'ijambo ry'Imana. Iyo urebye amateleviziyo n'amaradiyo, ukumva amaradiyo, warangiza ukareba ibintu abantu barimo gukora babeshya ngo ni umwuka wera, wowe ubwawe uramutse utuje wabona ikimenyetso cyerekana ko badaherukana n'ijambo ry'Imana. Aha barabareba, abereka Yehoshafati ati, dore ngaba urabona njyewe, wowe iwanyu hakunda kuba umuhanuzi umwe cyangwa babiri, twebwe dore 100. Barangije Yehoshafati amaze kubareba aravuga ati, ariko nta wundi muhanuzi waba asigaye, ko cyaba ari ikibazo aba ari bo bahanuzi usigaye. Aha barangije akurura ubwonko, areba kure, arangije aravuga tumva hasigaye umugabo umwe, abahanuzi bose byibuze ndabazi, ariko uwo muntu ntashobora guhanurira umuntu ibintu byiza. Ni nayo mpamvu ubona atiriwaza. Kubera iki? Indwara Ahabu yari arwaye niyo ndwara abantu bo mu minsi imperuka barwaye, guhanurirwa ibintu bihuje n'irari ryande ryawe. Ikibwirizwa cyiza muri ino minsi ku mugore utabyara ni ukumubwira ko azabyara tubiri. Guhanura kwiza, kuvuga ibyiza, ukabwira umuntu yuko wamubonye ahabwa green card, yagiye muri Amerika, Imana yakweretse yuriye indege, ni ubutumwa bwiza. Kubwira abantu bari abakene birirwa mu masengesho, mu mibyizi, barabuze akazi, bararangije amashuri, inkweto yarahengamye, yarangije kiste na za kaminuza zindi zikomeye, uwo muntu kumubwira yuko amarembo y'akazi ke yakinguwe, Imana yari imaze iminsi imutunganya, wowe ihanganire gereza urimo nk'uko Yosefu yayihanganiye. Imana irimo irategura minisiteri uzajyamo, ndakureba wicaye usinya, ndakureba bakohereza mu nama zo hanze. Sema amena. Ubutumwa nk'ubwo buraryoshye. Hari abahanuzi babishinzwe, ariko hari itorero rimwe Imana yasize rimeze nka Mikaya, bivuga ibintu nk'uko Imana yagize gute. Ushaka ubuhanuzi buryoshye biramusaba ko yaranje agashaka abahanuzi bandi.
Yehoshafati arangije ati ariko umuntu w'Imana naho yaba umwe aba afite akamaro, muhamagare nawe aze. Mu kujya kumuhamagara, Ahabu yafashe abayesikoti be arababwira ati nimugende, uko atera intambwe aza mujye mugenda mumukanga ku buryo agera hano ameze nk'aba bose. Iterabwoba, ikintu kimaze gutuma abantu bibagirwa n'amahame y'ibyo bigishaga, ikintu kimaze gutuma abayobozi b'amadini birengagiza ibyanditswe byera, ikintu kimaze gutuma ababwiriza benshi bajya kure y'ibyo bavugaga n'ibyo babwiriza basoma. Iterabwoba. Baraje baramubwira bati bwami baragushaka, ni amahirwe adasanzwe ugize, uzi abantu bifuza kugera ibwami uko bangana. Reba umuntu w'umuturage nkawe utuye muri iki cyaro, kuba umwami yakwibutse akaba ashaka kukureba, ndakwinginze abahanuzi bose bahamagawe ni wewe nyine utari uhari, ariko nagira ngo ubwire bagize ibihe byiza, bahanuriye umwami, kandi nkurikije uko nabonye mu maso y'umwami ibyo bintu yabishimye ku buryo nunyuranya nabyo akagahanga ntugatahanura, muzi nta mikino ajya agira. Rero uko dutera intambwe tugenda, hindura ibigambo ugere uvuga nk'uko abandi bavuga. Ni kenshi abavugabutumwa muri ibi bihe begerwa n'abantu bakababwira bati mugerageze muvuge nk'abandi, mugabanye iryo terabwoba, mugerageze muhuze n'abandi. Ibyo abantu barimo gushaka, ibyo andi madini arimo gushegera, ibintu biraje abandi bantu benshi ishinga, mwirinde kunyuranya nabo nyamuneka. Vuba bidatinze ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi kuri bamwe bizazingwa, batangire bakora ubushakashatsi kuri interineti. Ariko mujya mubibona ntimubibona rwose. Arangije uyu mugabo arababwira ati rero nta kintu na kimwe ndi buvuge kinyuranye. Umurongo wa 14, Mikaya asubiza iyo ntumwa ati ndahiye Uwiteka uhoraho, icyo Uwiteka ambwira nicyo ndibugira gute ndibuvuge. Mwishaka kugenera ababwiriza ibyo bari bubwirize, mwishaka kubabwira paje bari busome n'izo basimbuka, mwishaka kubabwira amasomo runaka mubona ahuje n'irari ryanyu, nimureke ijambo ry'Imana uko ryatanzwe abe ariko rigira gute rivugwa, kuko ni umuti. Ijambo ry'Imana ni inkota igabanya ikamanuka ikabangukira kumenya ibyo umutima ugira gute wibwira. Arangije hari umugabo witwaga Sedekiya, umurongo wa 11. Sedekiya mwene Kenana nawe yari umwe muri abo bahanuzi, ariko we kugira ngo yemeze abahanuzi bandi abarute, yari yaricurishirije amahembe y'ibyuma. Arangije afata ya mahembe aravuga ati Uwiteka aravuze ngo aya mahembe azayakubitisha Abasiriya kugeza aho bazashirira. We mbega ubuhanuzi buryoshye. Aya mahembe hari ubwo ari Imana yatanze, hari isezerano ryo gutsinda Imana yatanze, ariko amahembe yakoreshejwe nk'ibimenyetso. Amadini y'ibinyoma afite ibintu Satani yayahereje agomba kwerekana kugira ngo ajyane n'amayereko barimo kubabwira kugira ngo wemere ko ari ukuri. Ariko iyi ntambara kuko yari ifite n'ikibazo cya mwuka, nababwiye ibintu bitatu: ijambo, urwandiko n'iki n'umwuka. Umurongo wa 24, uyu mugabo uyu muhanuzi w'Imana witwa Mikaya amaze gutanga ubuhanuzi, amaze kuvuga uko Imana yabimweretse, reka ngire ikintu mbabwire, ikintu gikomeye. Umwami yaravuze ati iki kigabo mugifunge kugeza igihe nzazira ninza, kandi iki kigabo kizahita gipfa. Umwami yaragiye, yaragarutse, hatashye nde? Yehoshafati, umuntu w'Imana usenga wiyubaka ku ijambo ry'Imana. Niyo yajya mu rugamba yahururiye rutamureba, ahabona ibimenyetso byo gukizwa n'Imana. Yehoshafati yaratashye, aha bagira gute? Arapfa. Kimwe mu bintu bikomeye umurongo wa 24 uvuga, Sedekiya amaze kumva uyu mugabo witwa Mikaya amaze kuvuga, maze Sedekiya mwene Kenana yigira hafi akubita Mikaya urushyi, aramubaza ati uwo mwuka w'Uwiteka yanyuze ava muri nge akaza kuvugana nawe? Uyu munsi wa none hari abantu bakubitisha ikintu cyitwa umwuka. Nta mwuka mufite, nitwe tuwufite. Buriya biriya bimenyetso mubona nitwe tuba dufite umwuka. None se uwo mwuka ubabwira ibigenda kuba uturuka he? Ko ari twe tugize gute
tuwufite. Intambara y'umwuka. Ariko mbabaze, Sedekiya yari afite umwuka? Ntawo. Yari awufite, ariko umwuka utava ku Mana. Abantu rero umwuka barawufite, kandi uretse umwuka umwe bafite imyuka itandukanye bitewe n'uko n'imyizerere itandukanye. Pawulo niho yageze aravuga ngo murondore imyuka yose kuko itava ku Mana. Iki ni igitekerezo cya kabiri. Kandi ku musozo w'uru rugendo rwacu, byanga byakunda, hari ibintu Mikaya arimo guhanura bitarimo guhuza n'abandi. Hari intambara Mikaya arimo kuvuga ko zidakwiriye, abantu barimo kwishoramo. Igihe kizagera byanga byakunda Sedekiya azakubita Mikaya urushyi, amubwira ati apana, tuza we, kuko hagomba kuboneka urwunge rw'amadini rusabira isi umugisha. Abanyapolitike b'isi birirwa bamena amaraso rukabasabira ijuru. Kandi abantu mu gihe Imana ishaka kurimbura iyi si kugira ngo ibimurire mu bwami bw'amahoro mu ijuru, izabagarure ku isi yahindutse paradizo, amadini agiye kunyuranya n'iryo hame, asabira abayobozi b'isi kurama no guhoraho. Ibi biratangaje. Reka twihute twibaze ku kigendanye na Mwuka Wera. Ariko Mwuka Wera ibintu bamuvugaho ntibamubeshyera. Bibiliya itubwira neza mu Itangiriro igice cya 1 yuko mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari itagira ishusho, yariho ubusa, umwijima wari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Bisobanuye ngo igihe cyose isi idafite ishusho, Mwuka Wera ntashobora kumanuka ngo yinjire mu isi, ahubwo agendagenda hejuru yayo. Ariko igihe Yesu yari amaze kuvuka agiye kubatizwa, Bibiliya ivuga ko umwuka w'Imana yamanutse asa n'inuma, agira gute? Amujyaho. Nta hantu na hamwe tubona muri Bibiliya yuko Mwuka Wera yongeye gusubira mu ijuru, yagumye ku isi. Yesu arangije aravuga ngo icyaruta nuko ngenda, kuko ningenda nzaboherereza iki? Umufasha. Bizaba bidasanzwe, kuko uwo mufasha azabera hose icyarimwe, azabongera imbaraga, kandi azatsinda ab'isi, abemeza iby'amateka n'iby'icyaha n'ibyo kugira gute? Gukiranuka. Ndagira ngo mbabaze, uyu munsi wa none Mwuka Wera urimo kuvugwa yuko yamanutse mu itorero, abantu bakikaraga hasi, bakikubita hasi, abandi bagaseka, abandi bakarira, umuntu akamanika amaboko akumira mu nguni. Izi nizo zari inshingano koko za Mwuka Wera? Itangiriro igice cya 6:3, icyaha mu gihe cya Nowa bakoze nta kindi, bakoze ibyaha byinshi, ariko ibyo byaha byose byaturutse ku cyaha kimwe. 3 uravuga ngo Uwiteka aravuga ati umwuka wanjye ntazahora aruhanya n'iki? N'abantu iteka ryose, kuko ari abantu b'umubiri. Iyo abantu bashaka gukorera ibintu abantu ngo bemeze abantu bagashaka gukora ibintu ngo binezeze uyu mubiri bitanezeza umwuka, baba barimo kujya impaka, baba barimo kuruhanya na Mwuka Wera, kuko umwuka w'ukuri naza azatsinda ari iki? Mwuka Wera yakagombye kunyemeza ko ndi umunyabyaha, akanyereka uwo gukiriraho ko ari Yesu Kristo. Yarangiza namara kugera mu gakiza akampa imbaraga zo guhamya nshize amanga. Mwuka Wera iyo amaze kumanuka niwe udutera kutiyumanganya. Umuntu ufite Mwuka Wera akamenya Yesu Kristo ntashobora kwiyumanganya ngo yicare mu iteraniro ry'ibisambo n'abanywi b'inzoga, yumva atuje. Ntashobora gucurika Bibiliya y'umunsi wa mbere n'uwa kabiri ngo ashinge idini 3-4, ntabwo bibaho. Dufite icyuho cya Mwuka Wera. Ariko buriya hari ibintu bitandukanye bidasanzwe. Mu gitabo cy'Imigani igice cya 23, Imana yaravuze ngo nimuhindurwe n'imiburo yanjye. Amen. Icyo ni icya mbere. Abantu bagomba kubanza guhindurwa n'imiburo. Iyo abantu bamaze guhindurwa n'imiburo, ndi mu Migani igice cya 23, Bibiliya itivuga ngo nimuhindurwe n'imiburo yanjye, dore nzabasukaho umwuka wanjye. None mbabaze, iri somo ryemerera umuntu wanze umuburo gusukirwa Mwuka Wera? Abantu banze ijambo ry'Imana ryose, banze amategeko y'Imana 10, banze umucyo w'isabato, ariko bafite ibimenyetso byerekana ko bamaze gusukirwa Mwuka Wera. Ntabwo Bibiliya ibi bintu byemera.
icyambere abantu bagomba kubanza guhinduka. Bagahindurwa n'iki? N'amagambo aryoshye y'abantu? Oya, bagomba guhindurwa n'imiburo y'Imana. Noneho Imana ikabasukaho umwuka wayo. Nzabamenyesha amagambo yanjye. Amen. Impamvu zo gusukirwa kwa mwuka ni ukugira ngo abantu bamenye amagambo y'iki? Y'Imana. Imigani igice cya mbere umurongo wa 23. Ariko byinshi mu bintu bizengurutse amateraniro n'imisengere myinshi uyu munsi wa none, Mwuka Wera wagira ngo azirana n'ijambo ry'Imana. Iyo mwuka asutswe ashobora kumara amasaha 3. Ibyo bita mwuka bishobora kumara amasaha 3 ku buryo batibuka na Bibiliya bajyanye mu kaboko ko zihari. Yohana igice cya 6, Yesu yabwiye abantu, araberurira kugira ngo bave mu rungabangabo. Yohana igice cya 6, Yesu yavuzemo amagambo adasanzwe. Umurongo wa 62, none mwabona umwana w'umuntu azamuka ajya aho yahoze mbere, byamera bite? 63, umwuka niwe utanga ubugingo, umubiri ntacyo umaze. Icyo ni icya mbere. Umwuka niwe utanga iki? Ubugingo. Magingo aya ngaya hano turi biraryoshye pe, ariko noneho Yesu kugira ngo atazagira umuntu bitwara nabi, yarakomeje aravuga ngo amagambo mbabwiye niyo mwuka kandi niyo ki? Niyo bugingo. Kubw'ibyo rero ubugingo buhoraho, umwuka wera, byose Imana yarabifashe ibishyira mu ijambo ryayo. Ukumara umwanya urisoma, ukumara umwanya uca bugufi kugira ngo rivumbure kamere yawe n'ibyihishe muri wowe, ni nako ubugingo buhoraho buba hafi yawe. Ni nako iryo jambo rifungura ubwenge, rikaguha imbaraga yo guhamya no guhagararira Imana, ryarangiza rikaguhindura. Icyo nicyo twita kwakira imbaraga ya Mwuka Wera. Birababaje cyane. Nagira ngo mbabwire, mu butayu hari inshingano Mwuka Wera yari afite. Yesaya 63 umurongo wa 14, Bibiliya iravuga ngo nk'uko inka zinyura mu gikombe niko umwuka w'Uwiteka yabaruhuraga. Amen. Mwuka w'Uwiteka yagiraga gute? Yarabaruhuraga. Reka mbabwire ngo dufite uburuhukiro butandukanye. Icyambere, dufite uburuhukiro muri Kristo Yesu. Ubwo ni uburuhukiro bwa mbere. Uburuhukiro bwa kabiri ni uburuhukiro umuntu agira iyo amaze kwakira ijambo ry'Imana. Bibiliya mu Baheburayo ikavuga ngo haracyari ubundi buruhukiro bubikiwe abizera. Bibiliya igahita ivuga ko ari uburuhukiro bw'isabato. Iyo abantu baje mu nzu y'Imana bafite Yesu Kristo nk'uburuhukiro, isabato nayo ibabera umunsi wo kugira gute? Wo kuruhuka. Ikindi kintu kidasanzwe, mu nzu y'Imana, mu nzu yayo niwe Imana yageneye kuruhurira abana bayo. Ubwo nabwo ni ubundi buruhukiro. Ariko nagira ngo mbabwire, umuntu wese ufata umwanya agasoma ibyanditswe byera, hari ikiganza kimukuraho uburushyi n'imibabaro yari yikoreye, ijambo ry'Imana rikamuruhura. Kubw'ibyo rero, ngubwo uburuhukiro Kristo yamaze kukuruhura, akohereza muri ubwo buruhukiro bundi butatu mubwiye. Abantu ntago babizi, nk'uko inka zinyura mu gikombe niko umwuka w'Uwiteka yabaruhuraga. Uko niko wayoboye abantu bawe kugira ngo wiheshe izina ry'iki? Ry'icyubahiro. Mwuka Wera, reka ngire ikintu mbabwira gikomeye. Nasomye muri Yesaya 61 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 3. Bibiliya ivuga amagambo Yesaya yavuze, yerekana amagambo Yesu yagombaga kuzavuga. Aya magambo Yesu yagombaga kuzayavugira mu rusengero. Abakurikiranye icyo cyigisho bakamenya ko ari we Mesiya wagize gute? Wasezeranywe. Kuko abandi bantu bose bigeze babaho, nta muntu watinyutse kuvuga aya magambo. Yesaya 61 umurongo wa 1 kugeza kwa 3, Mwuka w'Umwami Imana ari kuri nge, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Aya mavuta, gusigwa amavuta, cyari ikimenyetso cyo gutoranywa. Ntihazagira umuntu ukubeshya ngo yasizwe amavuta. Ubu ujya guhura n'umuntu ukabona umuntu afite Bibiliya, yanize ijwi, afite agatambaro, barangiza bati wamubonye umukozi w'Imana wasizwe iki? Amavuta. None gusiga amavuta byararenze. Iyo umaze kuyagira nawe urayatanga.
mu minsi yashize hano mu Mutara hadutse umuntu, uwo muntu yagendaga ajya mu byaro afite amacupa, yaguraga amavuta yaherayo aya ngaya mukoresha muteka, yatwisiga twavunitse n'iki, yarangiza akagenda akabwiriza abantu bakajya mu kirere, yarangiza akababwira ati amavuta yo gusigwa ngaya buri wese agurangana n'ubushobozi bwe. Hano kuri rompuwe i Kigali mu mwaka ushize hari idini ryayatangaga rigatanga n'amazi y'umugisha. Se mutekereza ko agurwa n'abantu bo mu yandi madini gusa, cyangwa natwe hari abinyabya? Bijya bibaho yuko hari Abisiraheli, hari Abayuda bajya muri Isiraheli kubw'ububasha n'ubushobozi bwa Yerobowamu, bakajya ku gicaniro cy'i Beteli, ab'inkwakuzi baranihisha bakajya ku Kidani. Uwiteka yansize amavuta. Umuntu wese umaze kumenya Imana, akamenya yuko inshingano yo kubwiriza ubutumwa ari iye, aba asizwe iki? Amavuta. Yantumye kuvura abafite imvune mu mutima. Iyi ni inshingano ya Yesu. Uzavuga ibyaha byawe, uzavuga akababaro kawe, uzafata kuri antene ya radiyo, uzakora ibintu byose ubwirwa, ariko nagira ngo ubwire, ibi bintu byitwa kuvura abafite imvune mu mutima. Yesaya 50 hari ikintu Imana yagennye. Yesaya igice cya 51, Yesaya 51. Ni Yesaya igice cya 50 umurongo wa 11. Imana yaravuze ngo yemwe abacana mwese nimukikize muri impande zose, nimugendere mu mucyo w'umuriro wanyu no mu w'imuri mukongeje. Mu magambo make, nimwiyaranje mukora ibyo mushaka. Ibyo mbageneye nibi: muzaryamana umubabaro. Kugira ngo umuntu ataryamana umubabaro, kugira ngo umuntu ataryamana agahinda cyangwa imibabaro ye ngo imugireho imbaraga, Yesu niwe woherejwe kuvura abafite imvune mu mutima no kumenyesha imbohe ko zigize gute. None ubu ngubu Yesu yazanywe no kutubwira ko twabohowe, ariko kimwe mu bintu binangaza ni uburyo hari ibiganiro byitwa zabohoka zaki ku madini, ibiganiro bitubwira ko tukiboshye, kandi Yesu yarazanywe no kutubwira ko tubohowe. Mufate umwanya muvugane na Yesu mu ijambo rye, azababwira ko mubohowe. Yesu yari yazanywe no gukingurira abari mu nzu y'imbohe, kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka. N'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo no guhoza abarira bose. Yantumye no gushyiriraho itegeko ab'Isiyoni barira ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu, n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure, n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima ugize gute? Wihebye. Ibi bintu byose nibyo Mwuka Wera akorera umunyabyaha iyo amwakiriye. Ntabwo biri mu nshingano za Mwuka Wera gutuma umuntu amara kwakira Yesu akazaza ahorana agahinda, ubona ari umuntu usukuma, ubona ari umuntu w'umunyabibazo. Mu gitabo cyitwa Kugana Yesu, Ellen White yacyanditse arimo gukemura ikibazo cy'inyigisho z'ibinyoma zari mu itorero. Abantu bari batangiye kuyoborwa n'amarangamutima babeshya ngo ni Mwuka Wera. Abantu batangiye gushyiraho intambwe umuntu agomba gutera kugira ngo yihane n'uburyo agomba kurabuka umusaraba. Ibyo bintu babivangaga n'amarangamutima yabo, bakabikubitiraho amadini y'abametodiste n'ababatista bari bavuyemo n'imisengere yari iriyo. Imana itanga igitabo cyitwa Kugana Yesu. Intambwe z'umunyabyaha kuvuga ibyaha kugira gute? Agiye gusoza igitabo, Imana iramubwira ngo iki gitabo kirasozwa n'ikigisho cyitwa kwishimira mu mwanya. Amen. Mwuka Wera ntatera abana agahinda gusa, abaha n'umunezero wo mu nzu y'Imana. Ubona umuntu imisengere yahora mu mibabaro ngo Yesu ntiyasekaga. Niba umuntu yigeze gusanga ndimo kwigisha, arangije arambwira ati umva, wajyaga wigisha neza ariko wowe urasekera imbere y'abapagani nka Yesu, twakagombye kurira. Hari abantu rero muzabona babwiriza bafunze isura, bahekenya amenyo, ukabona umuntu ni umuntu w'umunyamibabaro wamenyereye intimba. Oya, Mwuka Wera abereyeho kugira ngo abantu bambike umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima ugize gute? Wihebye.
impamvu duhuzagurika, impamvu mubona duhora n'impagarara, tutizeye n'ubuzima bwacu bw'ejo, ni uko tutarabasha kuririmba indirimbo ya 53 ngo ibe mu buzima bwacu ivuga ngo Mwuka Wera muyobozi ube hafi y'iki. Imitima nikubuka, ijwi ryiza rizaza riza rivuge ngo nimuze mbageze hari ikibazo cyo kuzinira cyangwa gutakara nta gihari. Mwemerere Mwuka Wera. Ijambo ry'Imana riratangaje cyane. Icyo nagira ngo mbabwire ni kimwe. Ku munsi wa Pentecote abantu bari mu mwanya umwe, byakozwe no mu gice cya 2 kugeza kwa 8. Munsi wa Pentecote usohoye bose bari hamwe. Pentecote ntabwo yabayeho ku munsi w'intumwa gusa. Nimujya mu gitabo cy'Abalewi igice cya 23 muri busange n'ubundi Pentecote yari isanzweho, kuko nujya muri dictionary cyangwa mu nkoranyamagambo uri busange Pentecote bisobanura ikintu cya 50. Ubwo rero ni ukuvuga ngo Pentecote ntabwo bisobanura Umwuka Wera. Munyumve, mujye mu nkoranyamagambo, mujye mu busobanuro. Pentecote yari isanzwe iriho, bayibaraga bakurikije amasabato. Biratangaje uburyo uyu munsi wa none umuntu yagira umunsi mukuru wa Pentecote ukibaza ukuntu yawubaze atifashishije iki? Isabato. Pentecote batangiraga kuyibara bahereye dimanche, bakabara amasabato 7. Pentecote ikagaruka ikaba nanone ari dimanche. Nta Pentecote yigeze ihura n'isabato, kugira ngo abantu batazabyitiranya. Kandi Bibiliya yerekana yuko Pentecote uyu munsi wa none imbaraga ya Mwuka Wera ntidukwiye gushyiraho itariki imwe Mwuka Wera azazamanukira ku isi, ahubwo uko tugiye gusoma ibyanditswe byera dukwiye gutabaza Mwuka Wera kugira ngo agire gute atuyobore. Umunsi wa Pentecote usohoye bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima. Ibi bintu bitatu Imana ni ibidukorera mu itorero. Imbaraga ya Mwuka Wera izamanuka yigaragaze mu buryo bushyitse. Abantu bagomba kuba mu mwanya umwe, bakaba ahantu hamwe kandi bahuje iki? Umutima. Nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru, umeze nk'uw'umuyaga uhuha cyane, ukwira inzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. Bose buzuzwa Umwuka Wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko Umwuka yabahaye kuzivuga. Ubwo rero hiyongereyemo ikintu cyitwa kuvuga izindi ndimi. Izi ndimi rero ziraba ari izihe? Bibiliya itanga igisubizo. Ntabwo dukwiye kujya gushakira igisubizo hirya ya Bibiliya. Umurongo wa 5. Muri Yerusalemu habaga abayuda b'abaturage b'abanyadini bari baraturutse mu mahanga yose ari mu ijuru. Nibyo? Ari mu ijuru? Ari munsi y'iki? Ubwo rero niba Imana yarashakaga kugira icyo ikora ku munsi wa Pentecote, yari kugira icyo ikora ikurikije ubusabe n'icyifuzo cy'abagize gute? Cy'abaraho. Nta rurimi rwo mu ijuru rwagombaga kuvugwa, hagombaga kuvugwa indimi zikoreshwa munsi y'iki? Y'ijuru. Umurongo wa 6. Uwo muriro ubaye, abantu benshi baraterana, batangazwa n'uko umuntu wese yumvise babandi bavuga ururimi rw'iwabo. Barumirwa bose baratangara bati, mbese aba bose bavuga si Abanyagalilaya? None se ni iki gitumye twese tubumva bavuga indimi z'iwacu zaki? Za kavukire. Surinya muri Bibiliya yawe ijambo ryitwa kavukire. Agira ngo mbabaze, uyu munsi wa none ndamutse mpagaze imbere yawe, niyo naba mvuye gutembera muri Isiraheli, narangiza nkakubwira ni njyewe ndi kavukire, naba mvuze ko ndi kavukire muri Isiraheli? Ngiki kintu abantu bakwiye kumenya. Havuzwe indimi zo munsi y'isi, kandi mu Bakorino Pawulo yaravuze ngo nta rurimi rwo munsi y'izuba rudafite uko rugira gute? Bisobanurwa. Ako umuntu arimo arafata indimi zo muri Kongo agafatanya n'ijambo ry'Ibugande, yarangiza akarifatanya n'iry'icyongereza n'akandi kazina ka za Jehova n'isi na za Kiziri muri Bibiliya, yarangiza akabikubita agakubitaho za Elohi, ngo ni Elohimu yakase, yarangiza ubundi akabihuza akadundubirikanya ngo ni ururimi rwo mu ijuru ruvuzwe. Mu Bakorino, igitabo urwandiko rwa mbere rw'Abakorino 14 umurongo wa 7 n'uwa 10, Pawulo arimo kuvuga ku bigendanye n'indimi yarababwiye ati, dore ibidafite ubugingo nabyo bigira amajwi,
ari umwirongi cyangwa inanga, ariko iyo bidatandukanije amajwi yabyo babwirwa n'iki kivuzwa cyangwa igicurango icyo ari cyo? Kandi impanda nayo ivuza ijwi ritamenyekana, ninde wakwitegura gutabara? Reka mbabwire abantu b'Imana, ubu turimo kuvuga ubutumwa, iriya korari mu mwanya yaririmbaga, cya gihe wicara ukagira umuntu inama, buryo burimo kuvuza impanda. Niyo mpamvu indirimbo z'abadivanisiti zibanza igitabo cyacu zose zaravugaga ngo vuza impanda ariko yumvikaneho. Nta butumwa bw'amaseseko cyangwa butumvikana abadivanisiti dufite. Niwumva umuntu arimo kukwigisha ari umubwiriza, yarangiza akakubwira ngo ibi bintu ntabwo wapfa kubishyikira ngo bifite ba nyirabyo, ntabwo ari ubutumwa bw'Imana. Ubutumwa bw'Imana, Imana yarabumanuye kugira ngo abantu babashe kugira gute? Pawulo arangije arababwira ati kandi umurongo wa 9, namwe nuko ururimi rwanyu nirutavuga ibimenyekana, aba bazabwirwa n'iki byo muvuga ibyo ari byo? Ko muzaba mugosorera hehe? Mu rucaca. Namwe mumbwire, guturuka mu gitondo abantu barimo kuvuga ururimi rudashobora kumvwa n'umunyabyaha ngo yihane. Iyo haba hari ururimi rwo mu ijuru, ruba rwaravuzwe igihe abamarayika bajyaga baza gusura abantu ku isi. Iyo haba ururimi rwo mu ijuru, ruba rwaranditswe kugira ngo Imana itwigishe, kuko n'ubundi mu ijuru niho tuzagira gute? Tuzatura. Ubu twakagombye kuba dufite ibitabo birimo ngo mu ijuru iyo bavuze gutya bigenda gutya, ariko icyo tuzi ni kimwe mu ijuru kizabayo. Iyo bavuze ngo yicaye kuri iriya ntebe, icyubahiro ni icy'umwana w'intama nicaye kuri iriya ntebe, ibizima bine n'abantu bose barapfukama bakavuga ngo ugize gute? Urera. Pawulo arangije yerekana yuko abakristo dukwiye kwirinda kugosorera mu rucaca. Indimi zo mu isi nubwo ari nyinshi zite, nta rudafite uko rusobanura. 18, nshimira Imana yuko mwese mbarusha kuvuga indimi zitamenyekana. Zihe? Pawulo yari umusirikare w'umuroma wakoreshaga indimi zitandukanye, bikamuha amahirwe yuko azenguruka ahantu henshi, kandi yahagera ntakenera ubusemuzi. Icyo kiri muri bimwe byatumye Imana imureba maze kwihana, isanga ba Petero nta rundi rurimi bazi. Imana irangije isanga ibyabaye ku munsi wa Pentekosti ntabwo bizakomeza guhora biba, ahubwo Imana ifata umurimo w'abanyamahanga kubabwiriza ibishinga nde? Pawulo. Arangije umurongo wa 19, Pawulo aravuga ngo ariko mu iteraniro aho kuvuga amagambo inzovu mu rurimi rutamenyekana, nahitamo kuvuga amagambo 5 nyavugishije ubwenge bwanjye kugira ngo nigishe abandi. Amagambo angahe? Ariko buriya muzi amagambo inzovu ni amagambo 10,000 atumvikana. Mushimire Imana yuko muri mu itorero rivuga amagambo 5 riyavugishijwe n'ubwenge. Bibiliya iratangaje. Abagatolika mu gatabo kitwa wowe nkurikira nimero ya 19 kuri paji ya 16 kugeza kwa 17 baranditse ngo aho kwigaragariza mu mabonekerwa, mu makuba cyangwa mu kuvuga izindi ndimi, Roho Mutagatifu yigaragariza mu mutuzo w'isengesho. Ubwo bavuze ibintu bitatu. Mwuka Wera ntiyigaragariza mu mabonekerwa no mu makuba cyangwa mu kuvuga izindi ndimi. Ariko nagira ngo mbabaze, abajya Kibeho bajya gukora iki? Abajya kwa Padiri Obaridi bajya gukora iki? Ibi byanditswe mu 1991, ariko uyu munsi wa none byaribagiranye. Ibi bitabo byakuwe ku isoko ntiwapfa no kubibona. Umwanditsi wa kera yavugaga neza cyane ati nihagira umuntu gutonganyiriza kutavuga izindi ndimi, uzamubwire ko uzivuga kubera ko uri muri kiliziya ivuga indimi zose. Ikimenyetso cy'uko dufite Roho Mutagatifu ni uko umutima wacu urimo ibyishimo, amahoro, ukwihangana, ubugwaneza, ubuntu no kumenya kwifata. Abagalatiya 5. Kuko amwe mu madini y'ibyaduka biteganya, ndacyari muri cya gitabo cyitwa wowe nkurikira cy'abagatolika, kuko amwe mu madini y'ibyaduka abiteganya kenshi, ndetse harimo n'impaka, amakoraniro rusange yikizwa, ay'amasengesho akiza, n'ayo kuvuga izindi ndimi si ngombwa. Ariko wakwibaza, mu 1991 ko kiliziya yari yanditse yuko ibi bintu nta kintu bimaze,
kuki uyu munsi wa none kiliziya n'ayandi madini babiranganiye cyane? Ikibazo ni kimwe. Muri Matayo igice cya 7 umurongo wa 21 gukomeza, hari abantu birase ibintu bigaragaza yuko bakoreshejwe na Mwuka Wera, ariko Yesu ababwira ko atabazi. 21 Matayo 7, umuntu wese umbwira ati mwami mwami si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati mwami mwami ntitwahanuraga mu izina ryawe? Barahanuye yego cyangwa hoya? Uyu munsi barimo barahanura yego cyangwa hoya? Mu minsi iri imbere bazakomeza bahanure yego cyangwa hoya? Ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe? Barabirukana ntibabirukana? Bazakomeza kubirukana ntibazabikomeza? Barangije babwira Yesu batumva rero nitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe? Ibitangaza birakorwa ntibikorwa? Harya birimo biragaragara no ku mateleviziyo? None umurongo wa 23 uravuga ngo iki? Nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya. Hari abantu ijuru ritazi ariko bubatse izina mu bintu byo gukora ibitangaza, mu kuvuga izindi ndimi no kwirukana abadayimoni. Tukaba amazina yabo tuyazi ku buryo ahantu havuzwe bari bukore ibiterane twese dushirirayo, ariko ijuru ritagize gute? Ritabazi. Ibi nabyo birakomeye. Yesu yahise ababwira ngo nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe. Uyu munsi ni abantu beza, ariko uwo munsi bazitwa inkozi z'ibibi. Reka mbabwire rero, hirya yo kwatura ibyaha, gutera umuntu kwatura ibyaha no guhamya, hirya yo gutsinda umuntu no kumwemeza ibyaha bye, hirya yo kubyarwa n'amazi n'umwuka, hirya yo kugira inama Mwuka Wera akagira inama abana b'Imana, hirya yuko Mwuka Wera azayobora abana b'Imana mu kuri kose, hirya yuko Mwuka Wera mu gihe cy'akarengane azatwibutsa ibyo twize kandi akaduha kubigumamo. Mwuka Wera muri no minsi arimo aratanga inshingano mu nzu y'Imana, arimo araha abantu mu nzu y'Imana impano, kandi arimo arasobanura amasengesho yacu neza, kuko murebye imisengere yacu muri no Kigali ntiwitse. Inshuro umuntu asenga zikwereka ibibazo byagize gute? Byamwugarije. Mana ngwino mbe hafi, wavuze yuko bizagenda gutya, wavuze yuko ninca mu muriro ntazashya, ninca mu mazi atazantembana. Ubwo ni umugore afitanye ikibazo n'umugabo, ni umuntu umerewe nabi n'abaturanyi, abo bitabaza Imana cyane. Ni umugore uri ku gise wenda kubyara, ariko muganga yamubwiye ati senga kuko ndabona uri bugwe kwiseta cyangwa umwana akagwa. Bene abo bafite amasezerano bafata, ariko ni bangahe bagarura abana mu rusengero baje gushimira Imana ngo babwire Imana? Ni bande bashobora kubwira Imana ngo ni njye wa mugore? Amen. Ni bangahe bashobora kuza mu rusengero bakavuga ngo ni njye wa wundi wari wishwe n'ubushomeri, Imana ikaba yarampaye akazi, kandi aka kazi kaba kadakwiye kunkura mu nzu y'Imana? Abandi bashobora kubivuga se? Ahubwo abantu baragenda bafite amasengesho y'amatakirangoyi. Mwuka Wera yiteguye kuduhamiriza ko turi abana b'Imana, kuko Satani ahora ku mitima yacu adushinja ko turi abaki? Turi abanyabyaha. Mwuka Wera niwe ufite ubushobozi bwo kongorera umutima yuko umuntu ari umwana w'iki? Kuko igihe Yesu yabatizwaga Mwuka Wera yamanutse asa n'inuma mujyaho, ijwi rivugira mu ijuru ngo nguyu mwana wanjye nkunda nkagira gute? Amwishimira. Ariko mbabaza, Yesu Imana imaze kuvuga ko imwishimira yagiye mu butayu arasonza, nibyo? Yarashonje. None se kuki inzara yawe ihita ikwereka yuko utari umwana w'Imana? Kuki ikibazo cyose uguyemo wemerera umutima wawe kukwemeza ko utari umwana w'Imana? Mwuka Wera inshingano ye isoza muri uru rugamba itorero ririmo kurwana mu gihe cy'akarengane, mu bihe biri imbere, Mwuka Wera azabana n'abantu b'Imana. Kandi uyu munsi wa none Mwuka Wera arimo arahumura abana b'Imana ngo abereke ibiri imbere yabo, kuko nta kintu na kimwe Imana ishobora gukora itabanje kugira gute? Kubibwira abagaragu bayo b'abaki? Abahanuzi. Ibi biratangaje cyane. Kare nahoze ndeba
uburyo aya madini yiga akoresha kugira ngo bakore ibitangaza. Biriya bintu mubona babikora barabyiga, biriya bintu barabyiga, mutagira ngo ni umwuka wera ubafata, ni ibintu biga. Ikintu cya mbere rero kugira ngo mubone bameze kuriya mubabona, ni umuhanga umwe mu kwigisha izi nyigisho zabo yavuze intambwe, avuga ko intambwe ya mbere ari ukwihana. Ugomba ngo kubanza ukihana kugira ngo Imana igire ikintu kidasanzwe ikora. Ugomba kubanza kwihana, wamara kwihana warangiza ukabatizwa mu izina rya Yesu. Apana kubatizwa mu mazi muri wa mwanya ugiye gusenga kugira ngo habe ikintu kidasanzwe, ngo ugomba kubona Yesu ngo arimo kukubatiza, ugakomeza kugerageza ngo ibitekerezo byawe bigende bigwe muri we paka ubibonye gutya. Kandi ubwo murabyumva nyine, iyo ugiye kubona Yesu mu maso hawe ni ngombwa yuko ureba ugereranyije n'ibitabo wabonye cyangwa filime. Ni baba Yesu b'Abanyamerika mwirirwa mureba, niwe ubona imbere yawe ukamubona. Abazungu ni abagome, baduha ipica ya Satani, baduha n'ipica y'iki y'Imana. Ni ukuvuga ngo ari Satani uzi n'uwo baba bagupangiye, ari n'Imana uzi niyo baba bagize gute bagupangiye. Mfite akana k'agahungu nigeze gufata Bibiliya ndimo gusoma Uwifuzwa ibihe byose, ndimo kugasobanurira. Karangije ngo kagiye kuminyunganiza, karangira ngo hoya ngo muri filime ngo aranasitara. Urumva ndangije ndibaza se gusitara ko nta hantu Bibiliya bivuga? Muranyumva? Ubu dufite abantu biteguye kuduha inyunganizi bakura muri ariya mafilime. Nifuza muri iki cyumweru kuzabereka uburozi burimo gutangirwa muri izi filime, ariko ugasanga n'abaririmbyi bacu bazifashe barimo barazishyira mu ndirimbo zabo. Icya gatatu, be comfortable. Gerageza wumve urimo kwikontorora mu gihe urimo gusenga. Ibi ni ibintu bigomba kuba mbere yuko hagaragara ikintu kidasanzwe kiriya bita mwuka wera. Kugerageza kwiyumva ukoroha, ukoroshya mu mutwe wawe, ugasa naho ibibazo wari ufite byose ubyegejeyo, kugira ngo wumve uruhutse uze gushobora kuyobora amarangamutima n'umubiri wawe. Niyo mpamvu izi nyigisho zishingiye ku marangamutima. Igitabo cy'inyandiko z'ibanze kiri hariya n'igitabo cy'intambara ikomeye nticyemera yuko mu nzu y'Imana, n'igitabo ubutumwa bwatoranijwe volume ya 2, n'ibitabo biri hariya. Ibi bitabo ntibitwemerera gusenga Imana mu myumvire yacu n'amarangamutima yacu. Icya kane ngo bagomba gukora ni ukwizera yuko impano y'Imana igiye kuyohereza. Ikindi cya gatanu, ugerageza kugira uburyo ubonana n'Imana budasanzwe. Noneho iyo ibyo birangiye rero ugerageza kwemerera mwuka wera ngo yinjire muri buri rugingo rwawe. Mu kaguru niyo mpamvu ujya kumva barimo kuvuga ngo ndamwumva mu birenge, murabyumva wowe ukagira ngo ni Yesu. Reka da, ndamwumva mu mavi, ndamwumva mu mugongo, ndamwumva mu ijosi no mu biganza. Twajyaga dutera izo korasi ariko tutazi ibyo bagendereye. Ugomba ngo kwemerera Yesu akagera mu ngingo zawe zose. Mu magambo make ni ibanga ryo kugira ngo uze guta kontrole yose. Ikindi gikurikiraho ni ukwemera ibitekerezo byawe bikinjira mu kuvuga izindi ndimi. Kwemerera ibintu birimo kuba mu mubiri n'ibirimo kuba mu bitekerezo, n'ururimi rwawe rukavuga ibintu bidasanzwe, kuko ngo ugomba kuzamuka ukagera aho Imana iri. Icya nyuma rero ni ukwemerera mwuka wera akakuyobora, ariko ugasigarana amaboko ari hejuru. Amaboko agomba kuba arambuye, uri ahantu hamwe urimo kuzenguruka. Ibyo bikagaragara yuko mwuka wera yamaze kwinjira muri icyo cyumba cyose. Ariko nagira ngo mbabaze, harya iyi myumvire n'iyi mitekerereze iwacu naho yarahageze? Hari abantu basigaye bereka umusaraba, nibyo? Hari abantu bakubwira ngo gerageza usohoke mu bintu by'idini kugira ngo iri sengesho rigire icyo rikumarira. Hari imisengere myinshi, hari n'imisengere mu myaka ishize abantu bari batangiye kuzaza basenga, umwe yasoza ntavuge mu izina rya Yesu ndagafatiraho, mwese murayibuka. Ariko icyo nshimira Imana, iyo misengere yishakiye igisubizo kiyikwiriye. Akababwira kuba umuntu aturutse muri Amerika aje kwigisha abantu gusenga mu Rwanda, mushaka kuvuga ko muba mutari musanzwe musenga? Ibi birababaje. Ellen White mu gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe volume ya 2 page 33
yavuze uburyo yasuwe n'itsinda ry'abanyabwuzu bakamubwira ibintu bikomeye byababayeho. aba bantu bakamubwira uburyo bakiriye mwuka wera, bakavuga n'izindi ndimi. aba bantu bamubwira ko ikimenyetso cyagaragaje ko bakiriye mwuka wera. mu maso yabo haje ibitonyanga binini by'ibyuya byaje ku maso yabo. ibyo bitonyanga rero bahita bavuga ati ibyo byari bisanzwe, iki ni ikimenyetso cy'uko twakiriye mwuka. arangije aba bantu ngo bari barigize abasazi, bari barigeze basengera umwana bamutwara ibitekerezo, leta bafunzwe bigira abasazi. bamaze kwigira abasazi barabafungura. babafunguye barabaza bati se ko mwigize abasazi? bati mwuka wera yatugira inama ngo twigire abasazi kugira ngo leta iturekure. ayo ni amagambo ari mu butumwa bwatoranijwe volume ya 2 paje 33. aba bantu bavugaga yuko binyuze mu gusenga bari barakijije abarwayi, birukana abadayimoni, ndetse bakora n'indi mirimo myinshi itangaje. kandi aba bantu bari baravangiwe begera itorero ryacu. iyi myuka yakoreshaga aba bantu Ellen White agahangana nabo mu gihe cye. iyi myuka irimo irakorera mu materaniro menshi n'amatsinda menshi. barangije baza hashize ibyumweru 2, Ellen White yari ari warimo kwandika. baraje bashaka kuvugana nawe ku musozo w'ikiganiro, bamusabye ko basenga, bamusengera. Ellen White arabyanga. umuntu w'Imana ntakwiye gutungwa n'amasengesho atazi isoko ayo masengesho avaho. aya magambo aratangaje cyane. Ellen White muri icyo gitabo paje 39 ni amagambo yanditse mu mwaka w'1894 mu butumwa bwatoranijwe volume ya 2. yaranditse ngo tuzahura n'abavuga ibinyoma, abahanuzi b'ibinyoma bazaduka, hazabaho inzozi n'amayerekwa by'ibinyoma, ariko mubwirize ijambo ry'Imana, ntimutandukane n'ijwi ry'Imana rivugira mu ijambo ryayo. amen. ndagira ngo mbinginge muri uyu mugoroba, bantu munteze amatwi, nimuve ku bintu abantu bababwira, nimuve ku bintu byo kumva ijwi, nimuve ku bintu byo kuvuga ngo wabonye marayika, nimusohoke ku bintu byo kuvuga ngo weretswe umusaraba ngo Kristo agusekera abambye. nimuve kuri ibi bintu by'amarangamutima byaturutse muri izi nyigisho z'ibinyoma, bikaba bimaze kuba umwe mu mugabane ugize abanyamasengesho bo mu misengere yacu. Ellen White aravuga ngo mwebwe nimubwirize ijambo ry'Imana, ntimutandukane n'ijwi ry'Imana rivugira hehe? mu ijambo ryayo. ahandi hantu uzashaka ko Imana ikubwirira hatari mu ijambo ryayo, uzaba wataye icyerekezo. ibi rero bikantera gutekereza cyane ku maherezo y'ubu buzima bwacu, kandi bikantera gutekereza ubu buyobe aho buzagera. ariko nanone hari ikintu nshimira Imana yiteguye gukora. iki kintu tugisoma mu gitabo cy'ibyahishuwe. igitabo cy'ibyahishuwe, murebe mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 14. nuko ngiye kubona mbona umwana w'intama ahagaze ku musozi wa Siyoni, ahagararanye n'abantu 1,000 n'inzovu 4 n'ibihumbi 4, bafite izina ry'Imana, bafite izina rye n'izina rya se yanditswe mu ruhanga rwabo. ikibazo nshaka kubaza, aya mazina mutekereza ko bazayandikwaho nyuma cyangwa barimo barayandikwaho uyu munsi wa none? iyo usoma ijambo ry'Imana ugapfuka mugasenga, izina ry'Imana n'imibereho n'icyo kwifuzaho byiyandika muri wowe. kandi iyo upfukamye mu izina rya Yesu ukereka Imana ko udashaka kugumanwa n'intege nke, Imana igira gute? ikwandika izina ry'umwana wayo mu gahanga. ndagira ngo mbasabe Imana itwandikeho ibyayo mu bitekerezo byacu.